tujye mu kazi. Sha turahogana saa mbiri wowe kaza muri niba ture. Kabaturwa umuhini mu mugongo. Muvandi ko birakariye mose kandi. None ajya ngo mbyishimemo barabimembera. Aha tujya mu kazi. Tujye mu kazi wanjye gera we. Nari mbitabye afana. None imyaka mfite. Imyaka mfite ntabwo ibintu byo kwirindanya ibikene ntabwo ibintu nk'ibi ngibi rwose. Ba mu magambo y'abasaza ngi ukameza mereza. What? Esa none kuri batiga. Petit. Cyana amafaranga. Amasi byo bantu nka bivana. Zana nyina amafaranga ndebe ubundi bagwa amafaranga. Amayisha 5. Petit. Cyana amafaranga. Amasi byo bantu nka bivana. Zana nyina amafaranga ndebe ubundi bagwa amafaranga. Amayisha 5. Katurebe. Rero njya mumenyeshe urumva mbona ivumbi mbona umuyaga. What? mbona ivumbi mbona umuyaga. Ndavuze ni mbona ivumbi mbona umuntu. Urimo kumva? Pare wabuzinga. Muri fatran. Ai! Reka nkubwire Rukundo boy ubunyura umusaza mbega umusaza ngare uzo wonye karakana agiye kura none umva nkubwire story ya Mai yambwiye uzi ikintu yamembye kondo mu wakintu nta mafaranga Mai yarambwiye ati mwana wanjye nubundi fasha kwisi mwijuru nzifasha aho ni neza wa na mafaranga ya Mai ngaho ni neza aho ni neza niba yaguhaye kondomu dushake abo tuzikoresha. Hari ikindi umva ngo nkubwire ndakumva hari ibintu naye numvisha ura musaza guza imyaka afite 75 ngwiki 75 none karakana urumva uwo nabyo gishobora yambwe ngarawuvutagura ngarawuvutura tu karakana rero hohoteye nge ntabwo ndi kumwe nawe. Tuza ntabwo ngushyigikiye Rukundo boy tuza. Ndatuje. None uriya mwana ni nuwa nyoko? Oya. Nuwa so? Oya. Nuwa nyoko shenge? Ninde none ni murumuna wawe? Oya reka nkubwire. None cyane ko ujya uceceka waherekare uninza uza ajya wageze kare akumva nkubwire ibintu kozora hemutse nyaboneka rwose. None ko nge sindi kumwe nawe. None kuri amusaza Mai president zwe gukora amafaranga ngaho nyumvira. Mundo muzigiye kubona akazi gahunda ihari Kireka we yebaba we gabanya ubuhehesi twaje gushaka iki amafaranga yola Nabako ko mucaho mutadushoje Byari ngombwa se. Mwiriwe. Nitwa bande? Abantu. Banyita Nemada. Tubabare. Wewe witwa nde? Witwa Nabela. Aba bantu urabazi muri no kayitsi? Ntabo nzi rwose. Ndimo kubarira mu ahantu twabanditse ntago murimo. Muri bashya? Yego. Muri bashya koko. Imyirondo tumaze iminsi dufite ntago murimo. Murabyumva neza. Turaje. Ukora ibi. Sigiti farahari. Ariko ngo se yagira. Tifu ku kagari nzi ko ntawo hari. Izi saha n'apandi wacu yagiye. Abo yagiye wacu.
tugiye kwiteza lokasiyo yihe ku kagari wowe ku kagari twagiye muzi n'ibindi mu myirondoro yacu dufite ntago mwebwe murimo tugiye kubajyana ku kagari imyiranga imyirondoro rero ukuntu ibintu bimeze imyirondoro yanyu turayikeneye tugajyane ku kagari kubabarura murabyumva neza babwiye yuko mu rugo bari never nta zindi this izo ngizo vuze rero izo vuze uzitonde nta zindi izo vuze twamanutse twagiye murebe imbere tugende mwebwe hehe se sharebe imbere zane ibyo bikapu byawe wawe uyu nguyu niwe wawe yakoze byo kumbwira ngo ufate akantu kamumana nyagasani ntabwo byendeye aba bantu nta kintu babatwaye ntacyo badutwaye badufashe ku ngufu Okay, murakoze. Amazina yanjye banyita Alia Ingabire. Nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye dukinana mu mbohekazi. Nitwa Viviane Renem. Niko witwa? Imbere cyane G. Okay, turabifuriza tunabasaba cyane kuba mwakora subscribe, like, share. Kandi ni filme nziza man kino babwira ni mugireho murebe irawe ni wanene. Murakoze cyane.